kuba nubwo ibyo nabonye n'amaso yanjye ntasomye mu gitabo cyangwa se n'undi narabibwiwe n'undi muntu. Ngiye guhera ku isengesho ryo gusabira abarwayi, ubwo nyine ndavuga mu ruhango kubera ko n'umunsi ari naho nakoreye ubutumwa. Ndabivuga muri makeya kuko ntashaka kuvuga amateka yose yababereye. Ariko hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe, ariko umunsi mukuru w'isakaramento ritagatifu. Murabizi umunsi mukuru w'isakaramento ritagatifu wabikira aba umutambagiro w'isakaramento ritagatifu. Turi kumwe na padiri mukuru wayoboraga paruwasi ya Ruhango muri icyo gihe, twebwe nk'abantu bari baratangiye gukora ubutumwa mu ikoraniro twarimo, twagiye inama y'uko isengesho itangwa cy'ukarisitiya rihumuje, isengesho rizakomeza mu mutambagiro, ariko tukagana kwa muganga centre de santé hirya gato ya paruwasi. Iyo centre de santé iyoborwa n'ababikira b'abaparodini, habaga rero hari n'abarwayi bari mu bitaro. Padiri natwe turi kumwe tujya inama y'uko umutambagiro ndetse n'isakaramento ritagatifu habaho turi buhagarare hamwe, ariko hakaba kwa muganga kuri centre de santé kugira ngo dusabire abarwayi baje. Niko byagenze, igihe cyarageze turabikora. Tugeze kuri centre de santé hari abarwayi bari mu bitaro, padiri aratangaza n'isakaramento natwe turi kumwe, haba isengesho ryo gusabira abarwayi. Isengesho ryo gusabira abarwayi rero rigeze, turabasabira nyine abarwayi. Hari rero abarwayi mu bitaro harimo babiri bari bagiye gukorera transfert kugira ngo bajye ku bitaro by'i Kabgayi kubera ko bagombaga kubagwa. Hari n'abandi barwaye indwara nyine zisanzwe barimo bitabwaho aho ngaho muri centre de santé. Isengesho turarikora, bari babwiye abarwayi rero, Maseri yari yababwiye ati abafite akabaraga baze begera n'isakaramento ritagatifu riri, ariko utabishobora baze umurwaje kugira ngo aze amusabire. Niko byagenze. Hanyuma rero abantu babiri bari bari mu bitaro bafite na za transfert bagiye kubajyana i Kabgayi. Umwe bagombaga kumubaga igifu, undi nawe yararwaye uburwayi bukomeye bwo bakekaga ko ari igihaha kubera n'ubuhumekero bwe butakoraga neza, bamujyanye nyine kugira ngo ace mu cyuma. Hari n'abandi barwaye malariya zikomeye. Ubwo rero igihe twabasabiraga abo bose bivuze bari babashije gusindagira, baraza bicara aho ngaho. Mu gihe rero twabakoraga isengesho, batangira kugenda bumva bamererwa neza, batangira kujya bumva bamererwa neza buhoro buhoro. Isengesho rirangira bose bakize. Bari barakize, ariko aho tumenyeye ayo makuru hamwe na padiri kuko baje kutubwira baranatashe baraye n'ubusa. Bukeye baza kubivuga rero, baza kureba padiri, numva we akari kuri paruwasi buri gihe, natwe araduhamagara, ariko tubwira abagomba kujya i Kabgayi ngo n'ubundi nibakomeze bagende. Bajyayo rero abo bagombaga kubaga, barabanza barabasuzuma basanga nta mpamvu yo kubabaga, barakize. Uwitwa Frodoire wari urwaye igifu, muganga yaramubwiye ngo biratangaje kuko turareba tugasanga utarigeze urwaye igifu. Ntabwo rero ari ngombwa yuko bakubaga, nta nubwo ari ngombwa kuguha n'ibiti itangira urwaye barakize. Uwo muvandimwe yahise anakomezanya natwe ubutumwa bwo gusabira abarwayi. Yahise akomezanya natwe, yahise aza ubuhamya bwe nyine yabutangiye. Aho rero bampereye kuri ibyo,
ni naho ubundi burya tuvuga ko isengesho ry'umuhango nyirizina ryatangiye, nubwo n'ubundi na mbere y'aho bantu bakira, ariko tuvuga ko ari icyo gihe ryatangiye. Ngiye rero gukomeza mbabwira ibyo nateguye kugira ngo tuganire. Yesu muzima mu isakaramentu ry'Ukaristiya. Yesu ni muzima. Ndashaka ko iri jambo tuvuga Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Yesu ni muzima. Iyo dusomye ivanjiri, uhereye ku ivanjiri ya Matayo, ivanjiri ya Mariko, ivanjiri ya Luka, ivanjiri ya Yohani, hose tugenda tuhabona ibya Yesu. Ntabwo ndibuze gusoma ibintu byinshi kugira ngo ntaza bati Yesu tumubona mu bimenyetso bikomeye. Nutangira uzabona Yesu uvuka akavugira abantu basobanutse. Aho ni Yesu ikiraro cy'inka cyangwa cy'inka. Hari bamwe bavukiye mu rugo yenda bakera, abandi bavukiye kwa muganga. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'uko Yesu yaje gusanga atahambaye, atameze, adateye ubwoba, atameze nk'abantu badashobora kwegerwa. Kuko ni mu bisoma cyane mu minsi ya Noheli muzasanga abantu ba mbere bagiye kumuramya ngo ni bande? Abashumba. Burya abashumba ba kera nta bakera mu gasozi, wasangaga abakobwa rimwe na rimwe, ndetse ko bari bameze ntabwo bari bakwiranye ko bariho babanza kwakira umwami w'abami ushobora byose. Iyo dukomeje tugenda tubona Yesu mu bihe bitandukanye, ariko ndababwira ku ngingo ya mbere ivuga ku bijyanye n'uko Yesu yagiye agirira neza abantu aho anyuze hose. Ivanjiri ya Mariko umutwe wa mbere umurongo wa 34, Yesu hariya batubwira ngo akiza abarwayi benshi. Twagera mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 7 umurongo wa 21, tuhasanga nk'umuri impumyi. Agahumura impumyi ni ibintu bibiri kugira ngo mvuge kuri izi ngero zo muri aya mavanjiri. Ivanjiri ya mbere Yesu abantu bamara kumenya ko ahari, bakamenya ko ari we, bakamenya ko akora ibimenyetso ndetse n'ibitangaza, bakamenya ko akiza indwara, bakamenya ibikorwa bye, bo bagahaguruka bakamusanga, bakajya kumureba, bakava mu ngo zabo. Bamwe bagaturuka hakurya, abandi hakuno, bamwe bagaturuka kure, abandi bagaturuka hafi, bakamusanga, bakajya ahantu hari kumusanga. Ihaguruka Yesu, jya ubyibwira, utekereze cyangwa ubibwirwe n'undi, ariko usange Yesu. Uru rugero rundi rwo mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 7 umurongo wa 21, Yesu aho muri aha ngaha ho murabizi uyu muntu w'impumyi yamusanze ku nzira. Ni hahandi yatoke kono agasiga ku maso ye, akamwohereza kujya mu kirego cya se we, akamubwira ngo ugende kwiga. Ivanjiri yatubwira ngo agerayo ahindukiraho. Aho ngaho ho Yesu yaradusanze, yasanze uwo muntu. Ndetse nimuzasoma nanone aho Yesu akiza ababembe, cyane ko muzi ko Yesu yagiye akabasanga, kuko ababembe babaga ahantu hamwe batahava, niwe wabasangaga ahantu bari. Ababembe bakamubona, bararebaga ko ikibazo bari bafite ari cyo kuba ababembe baba bonyine, ariko Yesu ahitamo kunyura mu nzira irimo abo babembe, hanyuma yabageraho akabakiza.
bamwe bakanayinjira bakamushima. Uwo ni Yesu. Ahangaha ndagira ngo nongere nshimangire ukuntu Yesu rimwe na rimwe akora urugendo agamije wowe. Ushobora no kuba uri umuntu umwe, Yesu akemera agakora urugendo kugira ngo wowe uze kubona ubuzima. Icya kabiri ngiye kuvuga ko gatoya Yesu mu Karistiya, nubwo nabahaye mugari namaze gutekereza kuri igitambo cyose, ariko kubivuga birarenze, birengeje uko numva bishaka kubivuga. Yesu mu Karistiya, reka mbanze nkoresha ijambo kuwe ubwe yivugira mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 6 umurongo wa 35. Yesu arababwira ati, nije mugati utanga ubugingo, unsanga wese ntazasonza bibaho, n'unyemera ntazagira inyota. Unsanga wese ntazasonza bibaho, n'unyemera ntazagira inyota. Yesu asobanura adaciye ku mpande, ababwira ati, nije mugati utanga ubugingo. Ahangaha iyo tubyumvise ndagira ngo twongere kubitekereza. Mfite urugero nateguye ndimo gutegura kino kiganiro. Nagiye ahantu ntashyizwe, ntabwo hari mu idini ry'Abagatolika, yewe n'iryo dini sinshaka kurivuga, ntabwo numva ari ngombwa. Ndagenda ntashyizwe nk'abandi, ndagenda ninjira mu rusengero rwabo, hanyuma haba imihango yo kubashyingira, nuko ibyo ngibyo bigiye uko bigenda n'umuriki. Ariko maze kwicara ahantu nari nicaye, kuko hari n'abandi bantu nabo binaga bansuhuza, bakansuhuza, bamwe bakanambwira ngo ni karibu, bashatse no kunjyana imbere nk'umushyitsi, ariko sinabemerera mu mahoni. Nuko byagenze, baravugaga bakaganira ku buryo kubabwira ngo muceceke byari ikibazo. Pasiteri akigisha, ariko abantu bagakomeza bakavuga. Yewe hari n'ikindi nabonye, uwo agatelefone ke gasomye yarunamaga akabwira umuhamagaye, wewe uri mu rusengero nagiye. Ako kataraboneka ntabwo ndakabona mu Kiliziya. Watandukanya rero ute urusengero na Kiliziya? Dore itandukaniro rihari, ni uko mu Kiliziya hari imbere uwinjiye ushaka gusuhuza asuhuza Yesu, uwinjiye ushaka kuvuga avugana na Yesu, uwinjiye ushaka kureba areba Yesu. Yewe igihe nikigera turi buze kubana amahoro, ariko nawe zayacu nayande ibyo narabibonye, ariko ubona itandukaniro rihari. Umuhimbyi w'indirimbo dusanga mu gitabo cy'Umukristo yaravuze ngo mu Karistiya hari ukiza abantu, ni Yesu Kristo umwana w'Imana, akunda abana be akabana nabo. Ariko mwaretse tukaririmba ko katabigereza cyane. Mu Karistiya hari ukiza
ibyo bintu turabimenya ukavuga twakora kizana mu karisitiya tumenya turirimba mu karisitiya icyo umusaserdoti arimo atura igitambo cy'ukarisitiya igihe icyari umugati umubiri wa Kristo igihe icyari ikibaye amaraso ye ibitangaza bibera ahantu ntabwo tubizi ntabwo tuzi ubashije kubyumva wese niyo wabibona ubashije kubyumva ukumva nimwibuke tegeye kubabwira akantu nimwibuke ko igihe mu gitabo cy'intangiriro batubwira ibya Adamu na Eva bariye ku giti icyaha cyinshi bariye ku giti ariko Yesu na Bikira Mariya nabo baduhaye imbuto ziturutse ku giti nicyo giti cyongera cyane ariko Yesu we aduha noneho kurya ntuzapfe kubera ko Adamu na Eva bari ariko urukundo rwe rurica ariko Yesu na Bikira Mariya baduha ku mbuto tuzarya nguriye ntateze gupfa bigize gute ntabwo azapfa uwo ni Yesu uri mu karisitiya mu karisitiya hari ukiza ingingo ya gatatu niyo gushimira twibaza ikibazo byadufasha iki muri iki gihe ntabwo nareka kubabwira igihe tugeze iki gihe turimo ni igihe gikomeye turi mu isi y'ibibazo byinshi abantu abenshi barahangayitse turumva ibibazo biri hirya no hino ku isi tukumva intambara zihari tukabona ingorane ziri mu bantu tukabona indwara z'ibyorezo zigenda ziyongera tukabona ihindagurika ry'ibihe byahindutse imvura ntiyongere kuba nk'uko yabaga kera izuba ntirize nk'uko ryabaga kera ibintu bikagenda bihinduka kandi muri ibyo rimwe na rimwe bidusigira ubukene bukagenda bwiyongera abantu bamwe na bamwe bakabura icyo bakora bakaba abashomeri ubuzima bukagenda nabi kugeza n'aho ababyeyi bashobora kubura icyo bihera abantu tugenda tubona ibyaha bikomeye by'urukozasoni abo twahoze tuganira twasangaga amazu y'iki gihe muri iki gihe turimo acuruza cyane kuruta ayandi yose n'amazu akorerwa mu Burayi abantu bajya kwigishamo abagore bafite abagabo urubyiruko n'abandi bagabo bafite abagore n'ibindi bigiye bitandukanye by'urukozasoni tugenda tubona ko umuntu w'iki nawe agenda yirukana n'ibi ku buryo utamenya kubona umuntu usenga ariko ntamenye gutandukanya ibyo n'imoso bikamera nk'aho gusenga ntacyo kigeze bitumara ubwira umuntu ikibazo cyawe muri iki gihe akakubwira ngo ababaje cyane ndibuka ko ngo umuntu yigeze kubwira umugenzi we ati nagize ibyago ati wa mwana wanjye amaze kwitaba Imana undi nawe ahita amusubiza ati reka igihugu byaracitse nanjye ibintu byanjye bimaze gutera ese gupfusha umwana no kurebesha ibitoki ibyo bintu birangana icyo bisobanuye umuntu wiciye ntashobora kwita kuri mugenzi we ahubwo yumva hababaje ibyaha nta muntu ufite umwanya wo gutega amatwi mugenzi we ahubwo buri wese yumva ibye ari byo bikomeye ari nayo mpamvu umuntu akwiye kureba kino gihe niba umaze kubabwira n'ibindi ntavuze ugasigara utekereza ngo
gushengera. Kera harakaririmbo numvise mu bakarismatike nanjye nariwe ariko twakunda kukaririmba kavuga ngo mbere yo kwiga aha
n'igikapu gifunze, yewe warebaga n'amatama ukabona afite ibimenyetso byo kwitwa n'ibindi atameze neza, murumva nawe ukayagiza. Mbivuge muri make, yaraje abakarira na Yesu. Araza mu cyumba, araryama, ubundi akagenda akajya muri shapeli agasenga, ubundi ashaka umuvandimwe umuganiriza, aramuganiriza. Ariko we wenyine yagiye muri shapeli, aragaruka kugira wa muvandimwe umuganiriza, ati jyewe icyo ngomba gukora ndacyumvise, icyo ngomba gukora ndacyumvise. Ati ni uko ngomba gusubira mu rugo iwacu nkagenda nkamubabara. Si icyo ngicyo se, kandi kuko yaratatse aramubabarira, barashyira bamuganira n'ikindi gihe, urugo rurakira. Aramubwira ati rero aho naho ukanije ibintu byo kuhareba, niba gucika ibindi cy'urwagwa we ntirugitange, cyangwa niba gucika, ariko bino ngiye kukwereka icyatumye ngaruka. Yesu aramugira kubaka. Reka tureze ubuhamya bw'umwana mutoya umubyeyi we yazanye imbere y'isakaramento. Hari nimugoroba twiriwe mu butumwa tugiye gutaha, umubyeyi azana umwana. Mu by'ukuri uwo mwana amaso yo mu mutwe yari yaje, ku buryo yari yarembye cyane cyane bikabije, umukoraho akagenda, wagarura hafi akajya hariya gutyo. Mbese yari yarembye bwa buryo buhambaye. Jye n'abavandimwe dukorana ubutumwa turavugana twese, uyu muntu tumufashe. Umuvandimwe umwe avamo aravuga ati naje kwa muganga. Ubwo ndetse baranamubwira bati jya bagize ujyanye n'ahantu. Hanyuma umubyeyi aravuga ati oya ntabwo ngejeje. Bati akabihora akatwihorera, nanjye reka nabwihorera. None se kureba bimeze gute? Burya twaratekerezaga tuti nakira aha tuzabisobanura, tumuhatira rero kujya kwa muganga, ariko ntiyagerageje. Arambwira gutya, wanamuhagurutsa ntahuye. Ubwo turangije turataha, abagomba gutaha barataha basigaye. Mu mutima we yaratekerezaga ati ubu se narinzi iyo mva ahantu navuye ntabwo yari mu Rwanda, nkaza ahangaha nyobewe ko kwa muganga. Yesu naramuka apfuye apfire mu biganza byawe, nakira kandi akire mu biganza byawe. Arambika imbere y'isakaramento, kubera ko tugenda dusimbura gushengera, abaza gushengera nijoro baraza bamusangamo nabo bagasanga gutyo, nabo bajya kubwira padiri bati uyu muntu yagiye kwa muganga, padiri ati nimumwihorere, kuko baramwihorera. Arasenga, ibyo yasengaga ntabwo mbizi, ariko yarasenze. Bigejeje mu gicuku, isaha ntazi kuko sinari mpari, umwana atangira kugaruka hejuru. Umwana agaruka, mu by'ukuri wabonaga yapfuye. Hanyuma mu gitondo rero cya kare, abavandimwe baje mu butumwa, baraje basanga aratambagira aho ngaho mu rugo, ari kumwe n'umwana we yigenza nta n'ikibazo afite. Ndagira ngo mbabwire ko ntabwo habaye abantu bamurayeho ngo banare batakamba ngo nyagasani ibi, ngo nyagasani gutya na gutya. Oya, umuvandimwe yarazi neza ko Yesu ari aho ngaho, kandi ko nta kigira gute, nta kimunanira. Mwebwe muri abantusha nimutaha. Yasigaranye nawe, yasigaranye nawe, kandi icyo agomba gukora gute gushengera, gusanga Yesu uri mu isakaramento. Tugiye rero gushengera. Buriya nimubona aje uko padiri aza atuzaniye isakaramento ritagatifu, ntukabone gusa isakaramento ngo unanirwe kubona Yesu. Bona Yesu
kandi baramumenya, anabagirira neza. Abagirira neza. Yesu naza ntukagire ngo abantu barimo barakina, oya, ubyumva neza arakina. Burya n'ikibazo abantu baba bafite ni ugutera. Yesu si umuntu akijije yamubwiraga neza ngo ukwemera kwawe kugize gute? Ukwemera kwawe kuragukijije, nubyemera nta kindi bisaba. Ntabwo bisaba amafaranga menshi, ntibisaba amagambo menshi, ntibisaba ibindi bintu. Yesu aragukunda cyane, yarabagoye, yarinze ntiyabipfira, yarinze yabibabara, yarinze mwibaze ibintu byose byabaye. Cyane ko baragukunda, ubuzima bw'umuntu ni ikibazo. Wowe uramukunda, wowe uramukunda, abandi baramukunda, turamukunda neza, turamukunda, agiye kuza tumaki. Murashaka, murashaka ko hasi, nta kibazo mufite. Azahindure ibyari byarananiranye mu mitima yacu, azahindure ibyananiranye mu mibiri yacu, azaduhindure mu byaha gukora bikaba byaratunaniye kureka, azaduhindure ku buryo numubona umubwira ngo nyagasani mumere nka Zakewu mwese, wahita amubwira ati abo nahuje mbashimije, ngiye kubasubiza ibyabo kwishyura. Nicyo kiri bukubwire ko yakoze. Ni ukuri bwumva ugiye kubabarira uwo wari ufitanye ikibazo, ni ukuri bwumva ugiye gusubiza uwo wahuje, ni uko wumva ubusambanyi bakora bakuretse, ni uko wumva ingeso mbi zari zikugarije zimaze igihe zikumereye nabi. Ufashe umwanzuro, ufashe umwanzuro gusa. Ni bande bashaka gufata umwanzuro gusa? Gutangira ubuzima bukeye, tubabarira, turwanya ibyaha, turwanya akarengane, dusubiza abandi ibyabo dushobora kuba twatwara n'ibindi byinshi kuva mu mitima yacu. Ni muze tumwambare tumubwire ngwino Yesu, ngwino Yesu, tubivuge twavuga ngwino Yesu, ngwino Yesu, ngwino Yesu, ndakwemera Yesu, Yesu ndakwizera, Yesu ndagukunda, uwawe Yesu, ngwino Yesu.
impano zawe nazo zikumenya turakuzi nyagasani ariko utuzi kuturusha kandi dukunda kuturusha Yesu mwiza impamvu dupfukama imbere yawe duciye bugufi twebwe turi abanyabyaha ariko uri Imana idukunda twaje uko turi twazanye imitwaro yacu wowe wabyivugiye nyagasani iyo utinda barusha n'abaremerewe munsange nzabavura twaje gutumbura utumbure ibyo byose bitwungarije utumbure nyagasani agahinda ku bwinshi imitima yacu utumbure uburwayi bwaduhesheje hasi utumbure nyagasani amashitani atwungarije n'indi mitwaro yose twikoreye mu buzima twaje gutumbure dukeneye kuruhurwa nawe kuko niwe nyagasani utumbura byuzuye Yesu twazanye n'abacu tutari kumwe hano kugira ngo nabo baruhumure twazanye isi yacu irwaye kugira ngo nyagasani nawe ikize Yesu umukiza wacu niwe wakema Faustina ngo nawe wiringira impuhwe zawe uzigera utererana ndetse wadukoreye indahiro ko roho yiringira impuhwe zawe naho isi n'ijuru byaribuka roho yiringira impuhwe zawe ntishobora kuzimura niyo mpamvu tuzizeye twizeye impuhwe zawe nyagasani twizeye ububasha bwawe twizeye ubushobora byose bwawe turakwizeye nyagasani Yesu ndakwizera Yesu ndakwizera ibyo bivuga ko tubyemera Yesu ndakwizera Yesu ndakwiringiye niringiye